papa wabiteye kunajya muteye ubu papa yagiye iyo papa bari hano buriya mama ntawe arimo kugira ibibazo kubera ko umwana wese yumva ko papa we ari tupwisa mbese ni murumuna w'Imana. Niyo mpamvu umubyeyi wese yagombye gukora uko ashoboye ntiyice iyo sura umwana avukana, kuko burya umwana muri kamere ye akiri mutoya iyo abona umubyeyi abona yuko ibintu byose biri mu mubyeyi we. Ukareba umupira niyo waba utawukunda ukavuga ngo ngiye kureba umupira just for the sake of my child, kubw'inyungu z'umwana wanjye. Nicarana nawe nimugoroba ntinde kuryama kuko mbizi arashaka kureba ikipe y'ikino, ukamwicara iruhande timubone. Icya gatatu aravuga ngo twabateye umwete, twarabahuguye, twarabihanangirije, twarabahumurije, hanyuma icyanyuma twaranaberekereye ko mugomba kubaho. Muzitegereze Paulo buriya kenshi mu bantu bakunda ikintu cyitwa gukora, Paulo aravuga ati dayiri udakora ntakarya, ko yandikiye Abagalatiya ati hari abantu bamwe bigize abanebwe, udakora ntakarya. Handi yandikira Tito aravuga ati Tito nagutumye ikireti kuko abanyakireti ni abanebwe, ni abanyanda nini, ni abantu bakunda kunywa no gusambana, none ubigishe gukora. Mbibona nkanjye nakijwe mfite imyaka 25 mu buzima bwanjye, nicuza imyaka myinshi at least hagati ya 12 na 25 hari ibintu nari kuba narungutse iyo mba naramenya agakiza igihe natangiye kugashaka, kuko igihe natangiye gushaka Imana mfite imyaka 15. Niyo mpamvu mbwira n'abantu bigisha batinze buri imyaka myiza yo guha abantu Yesu hagati ya 12 na 16 it's the best moment. Jewe iyo mpura n'umuntu uzi bya Yesu ariko atari bya bindi hari ibintu abantu bakwigisha ukumva ni ibintu byo mu bwonko gusa byagati kisimu yo gufata mu mutwe. Oya, iyo mpura n'umuntu akambwira ati buriya nkubwire peti, ubu iyo ufite Yesu biguha icyerekezo, biguha gahunda, bikurinda ibintu by'ubuswa n'ubujagari, akabimpa neza, mba narakijijwe. Ko nashakaga Imana rwose, najyaga nyibwira na padiri wari directeur spirituel wanjye, nkambwira numva nshaka Imana ariko sinyifata, kambwira ati ariko ntacyo bitwaye, kuko ntabwo yarazi indwara nari ndwaye. Rero njya ntekereza nkavuga nti ubi rero ni amasomo akomeye cyane muri parenting, kuba umubyeyi wiha abana bawe, sibyo, ukababera icyitegererezo, bakakureba mu ngeso zawe, warangiza ukabigisha, ukabahugura, baba babyishe ukabahumuriza, ukanabihanangiriza, ugashimangira ibyo wababwiye. Ziva muri ibyo bintu tuba twaravanye aho twakuriye, ugasanga iwanyu kuvuga nabi byari byemewe, nawe ukajya uvuga nabi, kumva yuko ugasanga ahantu barakubwira ati iyo utihagazeho abantu baragutondagira, ugakora wihagararaho, ukaba kabutindi, kubana nawe bikagorana kuko wakuze bakubwira yuko iyo utihagazeho bagutondagira. Imana yo rero ikatubwira ngo mungigane nk'abana bakundwa. Amen. Uyu munsi ndagira ngo dukomereze ku nyigisho yenda gusa niyo ngiyo, ariko noneho igaruka ikatwereka uko tugomba gusa, ariko noneho dushingiye ku muntu. Buriya muri Bibiliya akamanze vuga icyo ngicyo, hanyuma twinjire kuko turiga duhereye mu Isezerano Rishya. Mu Isezerano rya kera burya tubonamo icyitegererezo cyiza cy'ibingibi twize. Muzarebe ku ngoma y'abami no mu abami ba mbere, abami ba kabiri, ingoma ya mbere n'ingoma ya kabiri, hari amagambo agaruka kenshi ngo agendera mu ngeso za sekuruza Dawidi, anezeza Imana. Undi bakamwandika bakavuga ngo ntiyagendera mu ngeso za sekuruza Dawidi, ngo ahubwo ngo agendera mu ngeso z'abami ba Isirayeli. Kuko abami ba Isirayeli b'amajyaruguru kuva Yeroboamu mwene Nebati yimye ingoma
ntibongeye gusubira gusenga Imana nyamana. Yabaremeye ibigirwamana, kimwe gitera mu majyaruguru, ikindi gitera mu majyepfo. Aravuga ati izi nizo mana zanyu muziyoboke. Nta mwami n'umwe wo muri Isirayeli y'amajyaruguru wigeze ayoboka Uwiteka, ahubwo bose baravuga ngo nuko agendera mu ngeso mbi za Yerobowamu mwene Nebati. Bivuga ngo afata icyitegerezo cy'uyu. Hari n'abami bo muri Isirayeli y'amajyepfo, ni mu bisomo muzabibona, bavuga ngo aho kugira ngo agendere mu ngeso za sekuruza Dawidi, ngo ahubwo yigana abami b'Abisirayeli, ngo kuko bakaduha impamvu swati kuko yari inshuti y'umwe muri abo bami, cyangwa kuko yarongoye umukobwa wo muri icyo gihugu. Bikubwira ngo Bibiliya yo itwereka ko kenshi inanabisubiramo mu Isezerano Rishya, kugira ngo mu Bakorinto ba mbere ibice 15:33 iravuga ngo ntimwishuke, ntimuyobe, ngo kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza, kuko iteka ryose tubishaka tutabishaka kampani tugendamo itugeraho ingaruka. Noneho nkanswe aho uri umubyeyi, kuko umwana wese burya aba yumva papa we cyangwa mama we ari we muntu w'igitangaza ubaho. Warumva abana babiri baganira, umwana akabwira undi ati papa wanjye, yakubita papa wawe. Papa wanjye, ngo abana babiri b'abapasitori bajyaga impaka bamubwira ati papa wanjye arusha papa wawe kubwiriza. Undi aramubwira ati ntabwo ashobora kurusha papa kubwiriza. Umwana aramubwira ati papa iyo ageze mu gatuti, ati rimwe na rimwe ntibuka n'ibyo yari arimo kuvuga, ataravuga gusa. Undi aramubwira ati we nuko utazi papa wanjye, ati papa wanjye we, ati nta n'ibyo ajyanayo. Urumva ari uwo nguwo ugera mu gatuti akibagirwa ibyo yari yateguye, ari nuza ku gatuti ntacyo yateguye. Ibyo ari byose ku mwana, papa we aba ari igihangange. Papa w'umwana burya wari igihangange, niyo yaba ari umukene. Niyo mpamvu uzabona ugira ikibazo, umwana ashobora kuza mu rugo akakubwira ibintu ashaka, agakora liste, kwese uyu mwana atekereza ko amafaranga ava hiye. Kubera iki? Waba yumva mu rugo kashi zirahari, ni ngombwa. Nta kuntu kashi zaba zidahari papa hari. Murabizi naho zibabwira ejo ukuntu ubwo nabahaga ubuhamya aho twari turi hamwe hano, babwira ukuntu Imana igituvura umutima w'ubupfubyi. Papa bamwishe muri 63 mu kwezi kwa 12. Muri kiriya gihe nyine habayeho ibibazo muri 63. Noneho ugiye kubera ko papa yari umucuruzi, yajyaga ajya i Bugande akatuzanira bombo. Mu bintu nibuka iyo papa yabaga amanutse, twari dutuye ahantu hari agacuri kameze gatya, iyo papa yabaga amanutse ikintu cya mbere cyazaga mu mutwe wacu ni bombo zifite imihiro za madivani, kuko twarirukankaga tukagenda tukamukora mu ishati. Yari afite ibintu, hari amashati bambaraga bitaga shati koti afite imifuka nk'imwe y'abanyamakuru buno munsi, afite imifuka hano ni hano na hano na hano, yazaga yujujemo bombo. Donc ukumva ko papa yaje bombo ziba zihari, kandi iyo papa hari ibintu byose biba ari bye. Noneho tukajya tubona hari ibibazo, tukabase buriya ni papa wabiteye. Kunajya muteye ubu papa yagiye, iyo papa bari hano buriya mama nta barimo kugira ibibazo, kubera ko umwana wese yumva ko papa we ari tupwisa, mbese ni murumuna w'Imana. Niyo mpamvu umubyeyi wese yagombye gukora uko ashoboye ntiyice iyo sura umwana avukana, kuko burya umwana muri kamere ye akiri mutoya, iyo abona umubyeyi abona yuko ibintu byose biri mu mubyeyi we. Ariko ikibazo nuko ababyeyi tugenda tubyica, ugatangira umwana ukajya umuhohotera, ukamubwira nabi, ukamukubita, ukamwima ibi na biriya. Buriya ni ikintu gikomeye cyane, kuko atante umwana we yarashyize mu mubyeyi ni nyinshi cyane. Noneho rero rimwe kimwe mu byo tubanza kwica twebwe nk'abagabo tukabura. Ngo umugabo umwe yajyanye n'umwana we kuroba, ni umuzungu wabyanditse, ni inkuru yabayeho. Noneho umugabo ajyana n'umwana kuroba, yari umwana w'ingimbi, sinzi w'umutineja, mu myaka 12, hagati ya 12 na 17.
baragenda bajya kuroba, batwara indobani bararoba, birirwayo nta nicyo bafashe, ntiwagira icyo bafata, bararoba ariko birirwa bicaye nyine. Uziko sinzi niba mwarabonye aho abantu baroba batera utuntu tw'utunuza mu mazi bakaroba, ntiwagira icyo bafata, isaha igeze barataha. Umwana aragenda yandika muri agenda ye ngo mu minsi yose nabayeho, ngo aujourd'hui c'était la fête, ngo uyu munsi wari umunsi mukuru, ngo niriranywe na papa, ngo twicaye ku mugezi nta kindi dukora uretse kuroba, ngo yateraga indobani mu mazi, ngo nanjye nkateramo, nubwo twatashye ntacyo dufashe, ngo ariko ugiye uyu munsi wanduta iyindi minsi yose. Saragenda yandika nawe muri diary ye, aravuga ngo mu minsi yanjye iki cyumweru uyu munsi wampfiriye ubusa, ngo niriwe nkora ubusa nicaye ku mugezi najyanye n'umwana wanjye kuroba, ngo icyambere ntacyo twafashe, ngo nta kintu twakoze gifite icyo kinjije mu rugo. Urumva ni abantu babiri babona ibintu mu buryo butandukanye. Umubyeyi arumva ntacyo yataye igihe, yiriwe yicaranye n'umwana, nta kiganiro mbese gifite ibintu bifatika by'abagabo. Ariko ku mwana ni ikintu cyisumbwe kumva yicaranye na papa bakamarana umunsi wose. Kandi muzitegereze, twebwe dufite ikibazo nk'ababyeyi, kuko uko abana bacu bagenda bakura niko twebwe tubajya kuri. Iyo tukiri dutoya, abagabo nyine uterura akantu kagakikira, iyo bakiri batoya nk'abandi baza muri Sunday school ugafata ukuboko kakazana ugafashe, kumva ari ibyo ngibyo. Ariko iyo amaze kuba umutineja, nta mugabo ujya utekereza ko umwana w'agasoresore cyonyine niba akunda umupira, ushobora rwose kuba udakunda umupira, ariko buriya wicaranye nawe mukareba umupira, niyo waba utawukunda ukavuga ngo ngiye kureba umupira just for the sake of my child, kubw'inyungu z'umwana wanjye. Nicarana nawe nimugoroba ntinde kuryama kuko mbizi arashaka kureba ikipe y'ikina, ukamwicara iruhande ukamwita kabisa uze ducomeke turebe umupira, ukabafata mukabanza mugasenga, mwamara gusenga ukamwita tujye kureba umupira. Mu bintu umwana wawe azibuka ko mwicaye mukareba umupira, note ukukunda ariko kubera ko we umukunda. Buriya impamvu Imana ivuga ngo nzaba ndi kumwe nawe, ngo sinzagusiga, ngo sinzaguhana, ni isura y'umubyeyi. Kandi ikintu gitangaje nuko Imana yo iradukurikira niyo waguye mu makosa, ngo nkuko umubyeyi agirira abana b'ibambe, ngo nako nayo niko iritugirira, ikakubira iruhande. Ariko muzitegereze nk'ababyeyi, cyane cyane abamama, buriya abantu b'abamama, mana y'isi n'ijuru, ukaba umukobwa ugakora amakosa ufite mama wawe, icyaha aragiterura akakigira iki? Ngo ubu uranshebeje, ngo ubu ntesheje agaciro, ngo ubu nshyize ku karubanda. Umwana yagize ingorane, ubigize ibyawe, none se niwe watwaye inda? Muzarebe buri impamvu abakobwa benshi bakuramo inda, nuko abazi yuko ababyeyi batazamwakira afite uwo mwana. Si uko abavuga ngo wenda ngo umuhungu wanteye inda ntazantwara, aravuga ngo ubu ababyeyi banjye bazavuga iki? Rimwe na rimwe bagapfa, ubundi bakangirika, ubundi bakanakora n'icyo cyaha cyo kwica, kubera iki? Azi ko nta rukundo rw'umubyeyi azabona yakoze ikosa. Ariko twigana Imana. Reka niyo gukora introduction ndende kuko ibyo twabirebye ejo, reka tujye ku nyigisho y'uyu munsi. Nanone turiga ibintu bitatu: inyungu dukura mu kurera. Buriya nanone nimwitegereza muri Bibiliya, uyu munsi turaza kubirebaho, ariko turabanza turebe kuba icyitegererezo n'inyungu zivamo. Dufite umuntu umwe muri Bibiliya nawe wandika nk'uko Imana ivuga,
kandi nta mugore yigeze agira. Ariko iyo urebye abantu bose bagendanye nawe, aduha icyitegererezo cy'uburyo twagombye gutoza abana bacu. Amen. Uyu munsi turaganira ku muntu witwa Pawulo. Mujye mu Batesalonike ba mbere, Abatesalonike ba mbere. Ubundi abantu benshi iyo uvuze Pawulo bumva umuntu uri tafu, mugabo uri seriye, utera amabuye, tuka umutambyi mukuru. Mbese abantu bose Pawulo ikintu bamuziho bazi ko mbese yari umuntu w'amakare. Ariko hari igihe Pawulo yandika ukavuga ati ariko se noneho Pawulo ko yandika nk'abagore. Hari ahantu yandikiye Timoteyo, reka bariho mbanziriza hanyuma tuze kuhagaruka, kuko ejo naberetse yuko Imana iravuga ngo narabonkeje, narabahetse, narabateruye. Ugasanga Imana ku ruhande rumwe igaragara nk'umugore, ku rundi ruhande ikagaragara nk'umugabo. Bivuga ngo ni umubyeyi wuzuye. Twebwe burya ikibazo tugira, twebwe iyo umugabo yabaye umugabo aba umugabo, ntajya amenya kugira impuhwe. Oya, umugabo ni umugabo. Niyo mpamvu ababyeyi rimwe na rimwe babwira abana ngo papa naza muraba mureba. So twebwe turi abantu turizanyamurya abana, papa naza. Kuki ubwira umwana ngo papa naza? Ni ukuvuga ngo papa niwe ufite autorité yo kugucecekesha. Papa naza urabureba. Donc papa nyine, papa ni iterabwoba rigenda. Ariko hari ahantu Pawulo yandika, ubundi Pawulo yari afite iterabwoba. Ariko hari ahantu yandikiye Timoteyo, arambwira ngo Imana nkorera, igice cya mbere umurongo wa 3. Ariko ntabwo ariho turi bwige, ariko n'urugero mbaha gusa. Arandika nk'umubyeyi: Imana nkorera nkurikije basogokuruza, mfite umutima utancira urubanza, niyo nshimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa na nijoro. Nibuka amarira yawe ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero. Kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokururo y'isi no muri nyoko unike, kandi izi neza yuko kukurimo nawe. Urumva Pawulo avuga ati Timoteyo, ati njya nkwibuka. Hari umubyeyi w'umugabo ujya wandikira umwana we akamubwira ati mwana wanjye ubu rwose nari ngukumbuye. Cyakora wenda ndabivuga kubera ko nta papa nagize, wenda baba bafite bashobora kuba babikora cyangwa barabibakoreraga. Ariko kubona umubyeyi w'umugabo, Pawulo yandikiraga Timoteyo akabwira ngo nibuka amarira yawe ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero. Very sentimental. Naho Pawulo avuga nk'umubyeyi, reka noneho twigarukire hano mu Batesalonike gusa. Urwo n'urugero nabahaga, Batesalonike ba mbere igice cya mbere, kuko harimo ibintu byinshi turi bwige. Mbabwiye icya mbere icya kabiri. Batesalonike ba mbere igice cya kabiri, ntabwo ari icya mbere, ni igice cya kabiri. Hari igihe mba nanditse imibare nakwandika Batesalonike ba mbere najya no kwandika igice nkandika icya mbere kandi ari icya kabiri. Batesalonike ba mbere igice cya kabiri, turahera ku murongo wa 6. Aravuga ngo kandi ntitwashatse icyubahiro mu bantu, naho haba muri mwe cyangwa mu bandi, nubwo twashakaga kubaremerera kuko turi intumwa za Kristo. Ahubwo twitonderaga muri mwe nk'uko umurezi akuyakuya abana be. Aha niho atangiye gutanga portrait cyangwa isura y'umurezi. Twitonderaga muri mwe nk'uko umurezi akuyakuya abana be. Nicyo cyatumye mudutera imbabazi tukabakunda cyane, tukishimira kubaha ubutumwa tukishimira kutabaha ubutumwa bwiza gusa, ahubwo no kubaha ubugingo bwacu, kuko mwatubereye inkoramutima cyane. Hanyuma umurongo wa 9 agakomeza ati bene data, mwibuke umuhati wacu n'imiruho nkuko twababwirije ubutumwa bwiza bw'Imana, dukora ku manywa na nijoro, kugira ngo hatagira uwo muri mwe turemerera. Mwebwe n'Imana nimwe ntanzeho abagabo, buryo twamenanaga namwe abizera, turabera, dukiranuka kandi tutariho umugayo. Kandi nkuko mubizi, twahuguraga umuntu wese muri mwe, tukabahumuriza no kubihanangiriza nkuko se w'abana agirira abana be, kugira ngo mugende uko bikwiriye ab'Imana,
ari ibahamagarira kujya mu bwami bwayo n'ubwiza bwayo. Haleluya. Ibintu by'ingenzi bikomeye cyane. Ubundi nkunda gufata Bibiliya akaba ariyo nkoresha, ariko ubundi hariho n'ibitabo bya parenting bitari bya Bibiliya ariko usanga birimo aya mahame. Ihame rya mbere tubonamo hano, Paulo avuga urukundo akunda abatesaloniki. Icyo nicyo cya mbere, urukundo akunda abatesaloniki. Ni ikintu kidukomerera cyane muri parenting, cyane cyane twebwe abagabo, kuko buriya abagabo b'Abanyafurika, kireka mvuge b'Abanyarwanda kuko Afurika burya ni nini kandi igira imico itandukanye. Abagabo b'Abanyarwanda biratworohera kuvuga nabi kuruta kuvuga neza. Biranyorohera gutonganya abana kuruta uko nicarana nabo nkababwira ko mbakunda. Ndabeshya? Mwitegereze mwese mwicayemo hano, ubari inshuro papa wawe yakubwiye ko agukunda. Ababyeyi b'abagabo ntabwo bitworohera kubumbura umunwa ngo ubwire umwana wawe amagambo meza amukomeza umubwire ko umukunda. Biratworohera guhana, biratworohera gucyaha, ariko kubwira umwana rwose ko umukunda, kumushima, ko kumwishimira ntabwo bikunze gusohoka mu kanwa kacu. Nanjye ndimo kubera ko giye bana bakiri batoya, ariko ubu ngubwo byarashize. Ubu ahubwo nibwo natangiye kuba umwana mwiza. Ariko kera nabaga nshaka mvuga no ya ntabwo nshaka ko muzaba ibi nibi, wasangaga mbese ndimo gucyaha, ndimo gutesha, ndimo gukosora. Kakajya ngo reko dadi nta na rimwe ni buryo udushima. Tsego n'ubu ngo hari ubwo bajya babimbwira, kuko muntu uzayacu y'abagabo hazamo icyo kintu cyo. Ariko Paulo atubera icyitegererezo, akabwira kandikira aba bantu bo mw'Itesaloniki, akabwira ngo aho twitonderaga muri mwe nk'uko umurezi akuyakuye abana be, nicyo cyatumye mudutera imbabazi, turabakunda cyane. Uyu ni umugabo wandikira abandi bagabo cyane, ngo wandikira itorero ryose, mwaduteye imbabazi, turabakunda cyane. Uyu mutima w'umurezi, kuko Paulo yigereranije n'umurezi akaduha bimwe mu bimenyetso biranga umurezi mwiza. Mwaduteye imbabazi, turabakunda cyane. Kugira warmth, ukagira ubwo bususuruke ku bana bawe. Ndabwira cyane cyane abagabo ko twebwe dukunze kuba barafu, kunze kuba barafu ku bana, ugasanga umugabo cyane cyane iyo batangiye kuba bakuru. Iyo batangiye kuba bakuru twihindura barafu, ugasanga abana bawe ba teenagers n'aburubyiruko ubafatira hirya, wowe ubabonamo abanyamakosa gusa, ntabwo ubegera ngo winjire mu isi yabo. Ariko hano Paulo aratubwira ngo uwe ngo nk'umurezi, ngo nk'uko umurezi akuyakuye abana be, nicyo cyatumye mudutera imbabazi, turabakunda cyane, tukishimira kutabaha ubutumwa bwiza gusa, ahubwo no kubaha ubugingo bwacu, kuko mwatubereye inkoramutima cyane. Murebe ibintu by'amasantima Paulo ashyira muri izi nzandiko ze. Murankurikira? Hano ikintu cya mbere Paulo atubwira ngo tubanze tumwigireho iki kintu cyo gukunda abantu, tugakunda abana bacu, ukabakunda emosiyo zawe nziza, amarangamutima yawe meza ukanayabagaragariza, ukabishimira bakabimenya. Amen. Hanyuma icya kabiri Paulo atwereka nanone twaboneye ku Mana ejo, ni ikintu cyitwa modeling, kuba icyitegererezo. Umurongo wa 8 aho twasomye arababwira ngo nicyo cyatumye mudutera imbabazi, twakunda cyane, tukishimira kutabaho ubutumwa bwiza gusa, ahubwo no kubaho ubugingo bwacu, kuko mwatubereye inkoramutima cyane. Urumva iki cyo ni ijambo ngira ngo umuceho umurongo. Aravuga ngo tubabwiriza ntabwo twabahaye teori z'ubutumwa bwiza gusa, ahubwo we gave ourselves. Kuko buri ikintu cya mbere uzaha abantu. Hari akantu nigeze gusoma, ni abagore bari barimo gukritika Salomo. Murabizi mu bantu banditse nabi ku bagore cyane, Salomo n'uwa mbere muri Bibiliya pe, yanditse ku bagore yarabasenya bashyira hasi. Noneho rero abagore bamwe barandika kubera ko
ibyo Salomo yabakritikaga ariko nabyo byari bifiteho ishingiro gake, kuko naje gusesengura nsanga ibyo yavugaga ari byo. Ntabwo ari byo turimo kwiga uyu munsi, wenda tuzabigarukaho undi munsi, kuko hari ubwoko butatu bw'abagore nanjye ntashobora, nibwo bwari bwaramunaniye. Mujya mwumva mbivuga hano, ni hari ubwoko butatu bw'abagore, najyaga nsenga Imana uzandinde ubwoko butatu bw'abagore, kuko buriya mu migani, reka ndebe menyere n'akagapapuro nabyanditseho. Mu migani Salomo yari yaravuze ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu mu magufwa. Umugore ukoze isoni, wa wundi usambana cyangwa usinda, uwo nanjye sinari kumushobora. Umugore ukoze isoni ngo ni nk'ikimungu mu magufwa. Imagine warongowe n'umugore ukoze isoni. Ariko hari n'abagore bakoze isoni batanasambana batanasinda. Ye baba we, hari umugore wandari ku mugabo, ukicara umugabo akavuga, umugore akamubwira ngo pastor, ngo nyumvira nawe, ngo umva imitekerereze y'uno mugabo. Buriya rero mbabwire, mwaba muri mwenyine, mwaba muri hamwe n'abandi, iyo umugabo umubwiye gutyo, ubugabo bwe bwose uba wumazeho neza. Umugabo umwe yigeze kumbwira ati uzi kwicarana n'umugore ukamubwira ibintu, yarangiza akavuga ngo reka njye kukugaburira, atambwira gutyo nkarara ubusa. Ntacyo avuze, gusa akakureba akazunguza umutwe akimyoza, ubwo umugabo akaba arapfuye. Ubwo bajya babikora muzabyihane. Bene abo Salomo nawe ntiyari kubashobora. Ahandi yaranditse Migani 11:22 ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ngo ni nk'impeta y'izahabu wakwikiye mu izuru ry'ingurube. Donc wa mugore w'uburanga ariko utagira umutima, abo nabo barahari. Hanyuma ariko icyo nendaga kubabwira si icyo ngicyo, nendaga kubibwirira iki kintu cyitwa kwitanga wowe ubwawe. N'ibindi yanditse ku bagore ntashaka kubasubiriramo, ibyo tuzabyiga wenda mu giterane cy'abubatsi ngo ahubwo abagore bamwe nawe baramusesengura bavuga ati ibyo byose uyu mugabo nubwo yanditse nabi ku bagore niwe wabateye kumera uko bari bameze. Kandi koko nanjye ngeraho ngaho nk'abashyigikira. Ko Salomo yarongoye abagore 1,000 mu myaka 40. Mu myaka 40 yari afite abagore 1,000, ni moyenne y'abagore 25 ku mwaka. So na average y'abagore 2 n'igice ku kwezi. Noneho umugore umwe arandika aravuga ngo umugabo ukubwira amagambo meza bwacyo ukumva yabwira undi ngo arutwa no kubana n'ikiragi. Umugabo ukubwira amagambo meza, sheri rwose buriya nta mugore, bwacyo ugasanga arimo arayabwira undi, wenda yamwandikiye kuri telefone, waravuga ngo no, uwarutwa no kubana n'ikiragi bikagira inzira. Ariko uwo nashakaga songuwo undi yaranditse aravuga ngo umugabo uguha byose. Ko Salomo yari umwami kandi mu gihe cye Isirayeli yari ikize cyane, ngo umugabo uguha byose ntaguhe igihe cye n'umutima we. Aguhaye byose akavuga ati rero umva madamu, inzira hari, imodoka irahari, konti irahari, ibisigaye mpa mahoro. Umugore umwe arabireba barandika ngo umugabo guha byose ntaguha igihe cye n'umutima we, arutwa n'utaguha ibyo ngibyo ariko akagukunda bivuye ku mutima. Bose sinzi uko abagore mutekereza, ariko ubwo icyo nari ndimo kubigisha, Paulo yanditse aravuga ngo ntabwo twabahaye inyigisho gusa, ahubwo twarabanje turabakunda turabiha. You give yourself, ukaba disponible, ukaboneka. Mu bintu njya nicuza cyane, nzajya mbibabwira hano kugira ngo wenda abakiri batoya muzabyigireho. Mu bintu njya nicuza cyane mu buzima bwanjye, nuko imyaka abana banjye bakuzemo niyo nagendagamo cyane kubera umurimo w'ivugabutumwa nakoraga. So nabahaye ibyo nashoboraga kubaha byose, ariko not my time, ntayo nari mfite. Yewe n'umugore wanjye ubwo nawe bijyaniramo, ntayo nari mfite ko nabaga nagiye. Kugeza aho nigeze kubaha ubwo buhamya, umwana wanjye umwe w'umuhungu
ubu yiga muri university. Bari barimo kwiga imibare n'abandi bana, ndaza ndabasobanurira, nabonaga byabananiye, ndabibigisha pe. Kubundi kera giye imibare narayumvaga, ndabibigisha. Hanyuma abandi bana bamubwira ngo rushaka ngo bishoboka bite ko imibare kunanira, ngo kandi tubona papa wawe bizazi no kwigisha. Arandi ngo papa ngo wamukurahe, ngo yatari mu modoka ngo abari mu ndege. So mu maso ye afite papa imibare iramunanira, papa nubwo ayizi ariko ntacyo amumariye. Pawulo akavuga ngo ntabwo twabakunze gusa, ntabwo twababwirije ubutumwa gusa, ahubwo natwe twarabihaye. Be available. Abana bakubone, kandi bakubone ko hari pour eux, ku bwabo bakubone. Abana bamenye ngo papa arahari, kandi ubwo papa hari ubu turi safe, ibintu bimeze neza. We kuba igikangisho bakangisha babwira abana ngo mwihangane ngo papa araje, oya uhabe gusa, ahubwo nibavuga ngo papa araje baze birukanka kuko papa aje. Pawulo aravuga ngo ntabwo twabahaye ubutumwa bwiza gusa, ahubwo natwe twariteruye turabiha. Kandi twe kwiha abana bacu igihe bakiri batoya, ahubwo tubihe cya gihe batangiye gukura barimo kwishakisha. Ibyo nabyo tuzabyiga uburyo, ngira ngo hari igihe tuzagera tujye dukora ibiterane biri specific, kuko buriya uko twita ku bana batoya kugeza ku myaka 12 ntabwo ariko twita ku ba teenagers ba 13 kugeza kuri 17. Barya batandukanye n'abana batoya, bo baba bagushaka ariko batanagushaka. Byombi baragukenera yuko uba hafi, ariko bakavuga atari ko mpa space, mpana ka space nanjye ndebe ko nigerageza. Hakabaho rero igihe umubyeyi muri kwa gukunda kwe akomeza akisunika kaza akinjira mu isi yabo, kandi mu buryo buri domineering, mbese mu buryo bumutera icyugazi, bukontorora cyane. Cyo gihe bibyara rebellion, ari revolt. Mwegere umube hafi, abone rwose ko hamubereye, ariko umuhe space yo gukura. Ujye ubona ibiti bishobora gukurira ahantu, noneho reka mvuge nk'imibyare kuko mu rutoki niho bigaragara neza. Ukabona nk'urutoki ruriho ibintu by'ibibyare n'ibindi byakuze byanabyaye utwo dutoya, bakazakuramo ikinini kugira ngo gatoya kabona aho gakurira. Buriya rero n'umubyeyi iyo umwana agize mu teenagers abatangiye kwidefinisa, abatangiye kwishakashaka, abagwira ati mba hafi ariko ndeke. Sinzigira ngo abigeze kwiga gutwara igare nibo mubyibuka, ariko abenshi se ko mbona ari n'abadamu nta nubwo mwize, cyangwa mwabonye abiga gutwara igare. Umuntu iyo akwigisha gutwara igare aragufata akagenda agufasha, akajya nyuzamo akarekura, ukumva birajinyeganyeze, hanyuma wagera akaza kukurekura ukagenda. N'umwana nuko bigenda, hari igihe ugomba kumuba hafi ariko ukajya unyuzamo ukamurekurira agakora amakosa, ukamubwira ariko rero biriya ni amakosa, ukamurekurira gake gake kugeza igihe. Ariko Pawulo aravuga ngo twebwe twarabihaye, sibyo? Tubabera icyitegererezo, twarabihaye. Mu yandi magambo twariteruye turabiha, turabegera turabiha, tubabera icyitegererezo. Amen. Ni igiki baberetse? Ikintu buriya modeling mbese kuba icyitegererezo. Iteka ryose hari ibintu nejo twabivuzeho, hari ibintu ugomba kwiga nujya kuba modo, nujya kuba icyitegererezo cy'abana bawe. Hari ibintu bimwe ugomba kwitaho. Hano Pawulo aravuga ngo twamodolinze abo turibo, twabaye icyitegererezo mu byo turibo, kuko Pawulo yandikaga mu buryo bw'ubukristo, ariko natwe dushobora kureba mu buryo bw'ububyeyi. Ubundi reka mbere iki uko tubikora. Ushaka ko umwana wawe azaba iki? Kuko icyo ushaka ko umwana wawe azaba cyo nicyo ugomba kumudolinga, nicyo ugomba kumuberaho icyitegererezo. Niba ushaka ko umwana wawe asenga, nakubona usenga. Niba ushaka ko umwana wawe asoma Bibiliya, nakubona urimo kuyisoma kandi umutoza kuyisoma. Niba ushaka ko umwana wawe atanga icya 10 n'amaturo, nakumva ubivuga kandi akubona ubikora. Niba ushaka ko umwana wawe ajya mu materaniro, bimuteremo umwete hakiri kare, akubone nawe ujyayo kandi mujyanye. Wiza kumudropa hano ngo we wigendere. Hari ababyeyi babikora muri za Sunday school zimeze neza,
bakatwara abana bakabasigayo wakigendera, ndetse akanabivuga akavuga ati ndagusiga hano njye muri siporo ndaza kugaruka kugufata. Umwana akaza ariko akaba abizi ko ibyo bintu papa na mama nta gaciro babiha. Burya rwose uba urimo guta igihe, kuko ibyo bakubonyeho uretse ubuntu bw'Imana baba bizi ko ibyo bintu nta gaciro bifite. Niba umwana wawe mu rugo mwagifite abana batoya, mbabwira ikintu kimwe, abafite abana batoya, umwana wawe ntagasengeshwe n'umukozi. Halo, niyo umukozi wawe yaba ari umurokore wa wundi uhanura akavuga mu ndimi, nta umukozi azasengesha umwana wawe ari uko udahari. Ariko kwicara ukabwira umukozi ngo jyana abantu baryamishe kandi ubanze ubasengere, oya, bahamagara ubasengere bajye kuryama, bamenye ngo ibi bintu papa na mama babiha agaciro. Kuko nibyo Paulo avuga ati twarabihaye twibwe, ntabwo twabaragije abandi. Hanyuma akababwira ibintu rero babigiyeho. Murebe mu murongo wa 10, umurongo wa 10 arababwira ngo mwebwe n'Imana nimwe ntanzeho umugabo, buryo twameranaga namwe. Icya mbere, turabera, dukiranuka, tutariho umugayo. Nimwe ntanzeho umugabo, twameranaga namwe. Kuko ibi ngibi abana bawe nibakubona ugenda ukiranuka. Paulo yarimo kubwira Abatesalonike nimusoma ahabanza abwira ati nimutwigane bya bindi mwabonye dukora, nkuko nk'ababyeyi beza ubyo mwabonye dukora, twabanye namwe turabihishurira, ntacyo twabahishe. Twabanye namwe turabera, dukiranuka, tutariho umugayo. Kandi kuko bizi twahuguraga umuntu wese muri mwe, tukabahumuriza, tukabihanangiriza nkuko se w'abana agirira abana be. So bababereye icyitegererezo, ariko baranabahugura. Murabyumva neza, barabahugura. Mu yandi magambo no kuvuga ngo bakabasobanurira impamvu ibingibi ari byiza n'impamvu ibingibi ari bibi. Buriya uburyo bwiza bwo gukosora umwana si ukumukubita cyangwa kumutuka. Uburyo bwiza bwo gukosora umwana ni ukumubwira ngo ibi bintu ntukabikore kuko bimeze bitya. Cyangwa se ibi bintu ujye ubikora kuko ari byiza, ukamusobanura. Ibyo nibyo Paulo aravuga ngo dore umurimo twakoze. Nkuko mubizi twahuguraga umuntu wese muri mwe, twarabahuguraga. Ariko byaba byanze, baba bacitse intege, baba bakoze amakosa, tukabahumuriza. Ukabahumuriza. Umwana amena itase ukamuhahamura. Ariko zitase atayiteruye ngo ayikubite hasi wenda kubera ko agize umujinya imucitse ikameneka, muhumurize. Ubwite humura rwose, ibi natwe twese bitubaho. Ntacyaho, kuko umwana amena itase ukabona arihebye. Ariko iyo uramuhumuriza ukamubwira ibi ngibi nta kibazo. Kandi niyo bamaze kuba bakuru, iyo bamaze kuba bakuru hari amakosa bakora, bagakenera ko umubyeyi ababa hafi akabahumuriza. Muri mwebwe abafite amamodoka bayatwara, umwana bamara kumenya gutwara imodoka, ukayimuha ngo atware akayikuba. Nkanjye nanga imodoka zikubye, nubwo bakunda kungonga kenshi, ariko nanga imodoka zikubye. Umwana akaza yayikubye akavuga ati noneho papa aranyica. Ugahagarara ukayireba ugaseka, ukavuga ati sorry rwose, ibi nanjye bijya bimbaho bajya bangonga. Akamenya ngo nta shyano ryaguye, ukamuhumuriza. Urabona hano hari ibintu Paulo avuga twagombye kwiga, kumenya guhana abana, ukamenya kubahugura, ukamenya no kubahumuriza. Ukabahumuriza. Hanyuma icya gatatu yakoraga no kubihanangiriza, nkuko se w'abana agirira abana be. Kubihanangiriza ahangaha ni ukuvuga ngo umva, ibi bintu narabikubwiye, reka mbigusubiriremo. Izi ngeso rwose uzireke hakiri kare, kuko
nukomeza gutya bizagenda bitya, ukamwihanangiriza. Amen. Ibi rero ni amasomo akomeye cyane muri parenting, kuba umubyeyi wiha abana bawe, sibyo? Ukababera icyitegererezo, bakakureba mu ngeso zawe, warangiza ukabigisha, ukabahugura, baba babyishe ukabahumuriza, ukanabihanangiriza, ugashimangira ibyo wababwiye. Amen. Iki rero icya gatatu Paulo ababwira tugomba gutoza abana bacu, cyane cyane muri kino kinyejana tugezemo. Paulo aravuga ati twababereye icyitegererezo igihe twabanaga namwe. Murebe ku murongo wa 9 arababwira ngo bene data mwibuke umuhati wacu n'imiruho nkuko twababwirije ubutumwa bwiza bw'Imana, dukora ku manywa na nijoro kugira ngo hatagira uwo muri mwe turemerera. Buriya ikintu cyo kwigisha abana kutaba abanebwe, kwigisha abana kutaba baswa, hari ikosa rikomeye ndimo kubona muri iki gihugu, mana y'isi n'ijuru. Hari ikosa ababyeyi murimo gukora, muzaryicuza, cyane cyane ababyeyi bafite kashi. Umwana aragenda ukamushyira Kigali Parents, yatsindwa ukamwimura ukamujyana muri Excel kuko kashi urazifite, byakwanga. Kandi ubwo ngubwo uwo mwana ntabwo yimutse, yigaga mu wa mbere muri Kigali Parents, baramusibije, ukamujyana muri Excel kubera ko ufite na influence, ufite na kashi, ukabasaba ngo bamugushyirire mu wa kabiri. Bo kubera ko amashuri menshi ari privé, icyo yishakira ni kashi kandi urazifite, bakamugushyirira mu wa kabiri. Akahiga yatsindwa ukamwimura ukamujyana mu wa gatatu muri Riviera. Umwana akazarangiza uwa gatandatu atarigeze atsinda, ahubwo waramwimuraga umujyana mu kindi kigo, ugasanga umwana yize mu bigo bitandukanye kubera ko papa afite kashi. Ibyo hari ababyeyi babikora. Hari n'ababyeyi bumva abwira umwana ngo ntukivune, ngo twarakuvunikiye. Bambe, ntukivune twarakuvunikiye. Ibyo mvuga ni ibintu nzi. Hari n'ababikubwira, ukumva umubyeyi ubwira umwana ngo ntukivune twarakuvunikiye, burya amenya ngo wamwishe, wamurangije, wamugize imbwa. Kubera iki? Imbwa barayigaburira, uretse izo mu Rwanda zishugurikira cyane cyane nk'izo mu makaritsiye, izo mu bipangu zo bazizirika imigozi bakazigaburira, nazo ni nk'izo mu bazungu. Ariko iyo wafashe umwana wawe ukamubwira ngo ntukavunike, ntukigore, narakuvunikiye, menya ngo uwo mwana uramwishe, uramurangije, kuko ubuzima ntibuzamubabarira. Hari nubwo abantu bibwira ngo wenda ngo umwana ngo ugomba kumufata ngo agakoropa, ngo akoza amasahani, ngo akoza amatase. Nta nubwo icyo ngicyo ari cyo kibazo, kuko nubundi kereka niba ushaka ko azakora ku izine, ko nubundi kumutoza gukoropa no koza amasahani ntabwo ari byo byitwa kumutoza gukora. Mutoze kwiga mu buryo buri consistent, kuko nubundi abenshi bo mu mujyi nicyo bazakora. Yewe najya no kwiga n'ibyo bya art byo guteka n'ibindi, bizamusaba kwicara mu ikaye. Ababyeyi benshi ntibajya bicara ngo batoza abana kwicara mu ikaye ngo amenye ngo ndeba televiziyo namaze kwiga, ukanabigenzura ko yabikoze. Yaba arimo kwiga ukamukurikira, ukamuhugura. Mfite umuhungu wanjye tujya dutera urwenya cyane kuko yarakuze avamo n'umuntu w'umujeni, ariko yiga tronco, we yiga primaire na tronco. Yakunda we mbivuga public kubera yuko tubiziranyeho, ntabwo musebye, kuko hari n'igihe tujya dusubira akavuga ati daddy, ati rero buriya, ati iyo udashyiramo agatege, ati kabisa, ati nari kukubana ikirumbo pe. Kubera iki? Kubera ko hari igihe umwana ababona ubuzima buri easy, ubuzima burahari, nta mpamvu yo kwigora. Yabona wenda imibare yamunaniye ntiyivune, mwigisha ibindi yabona akaba atafite rero mfite daddy, kandi ukahamubera koko ukamugira imbwa.
rero iki ngiki Pawulo aravuga ngo twababereye icyitegererezo, twakoranaga umwete n'umuhate, twababera icyitegererezo mu gukora. Nimwigisha abantu kandi nibatangira no kuba bakuru. Erega namwe mugeze muri iyi myaka hari ibyo muba mukeneye kwiga. Hari bamwe b'abasore bari hano mbona ukabona muri kino gihe hari n'imvugo z'amahomvu mwazanye ngo amafaranga tubatse inzu ngo yubakisha umubiri. Ziriya n'imvugo z'amahomvu. Ntabwo amafaranga ushobora gukorera amafaranga yubatse inzu mu munsi umwe. Niyo waba uhembwa miliyoni, ntabwo miliyoni yubatse inzu. Ariko miliyoni ubika 40% yayo, ibihumbi 400 ukabishyira kuri konte yawe, amezi 2 zikaba zibaye 800, amezi 3 zikabibaye 1,200, umwaka ugashira ufite miliyoni 4 ukagura ikibanza, hasigaye ugatangira ugafata loan muri bank kubaka inzu. Ntimukakoresha izo mvugo ngo amafaranga ngo atubaka inzu ngo yubaka umubiri. Izo ni imvugo z'abaswa n'abanebwe. Kandi biri vitor note hari abantu baho bene ubwo buzima hano hanze, ahemberwa gudepansa ngo mu bintu byo kwinezeza, ngo no kugira gute, ngo no kubaho, ngo erega ngo nta myaka 100. Numva umwana wavuga izo mvugo ujye umubwira utumva reka tubitereho urwenya, ariko zipit iyo mvugo ntukayikoreshe uri serious. Kandi nizere ko Remera nta rubyiruko rwa bene urwo ruhari. Ariko n'ubundi waba yaje gusenga uyu munsi ntabwo yari bari muri bene abo ngabo. Bene abo ngabo ntabwo baza gusenga, kuko bimwe mu babatoza no mu bubwa batoza ko n'Imana nta kimaze. Kumva n'umubyeyi arabwira umwana ngo ibintu byo gusenga ntacyo bimaze, uburyo urimo kumwica. Ariko urebe Pawulo, ibyo bintu bitatu nari maze kuvuga, reka nihute. Icya mbere Pawulo aravuga ngo twababereye iki, twarabakunze. Icya kabiri twababereye icyitegererezo mu mico yacu, mu gukiranuka, mu kwera, mu kugira umutima uboneye. Icya gatatu aravuga ngo twabateye umwete, twarabahuguye, twarabihanangirije, twarabahumurije. Hanyuma icya nyuma twaranaberekereye ko mugomba kubamo. Muzitegereze Pawulo buriya kenshi mu bantu bakunda ikintu cyitwa gukora, Pawulo aravuga ati dayiri udakora ntakarya. Ko yandikiye Abagalatia, hari abantu bamwe bigize abanebwe, udakora ntakarya. Ahandi yandikira Tito, aravuga ati Tito nagutumye ikireti, kuko abanyakireti ni abanebwe, ni abanyanda nini, ni abantu bakunda kunywa no gusambana. None ubigishe gukora kugira ngo bijye gutunga ingo zabo nabo bashobore kwitunga. Kandi Pawulo akavuga ati kandi ubicyitegererezo, be hard working. Burya umubyeyi w'umugabo abyara abana b'abagabo, kajya bavuga ati mundebereho, kandi batangira kuba bakuru kanabashyiramo ukabigisha ukabafasha. Amen. Abana banjye bo ngira ngo hasigaye umwe niwe wiga, nako sinangira ngo niwe usigaye yiga, kandi nawe arenda kurangiza. Natangiye kubashyira kuri ritime. Mwicare tujye hamwe dukore family sako, tujye hamwe mbigisha ibyo nize byatumye ngeraho ngeze. Ntabwo ngiye nigeze nkorera amafaranga menshi. Hari abantu babwira ngo abantu bakorera amafaranga menshi ngo nibagire amafaranga makeya. Iyo uri umuntu ufite discipline, uriya nicyo Pawulo yigishaga abantu. Iyo ushobora gukorera amafaranga make ufite discipline ukagira ku byo ushaka byose. Ubu buhamya nkunda kubutanga kenshi kugira ngo urubyiruko, nta nubwo nkunda kwisubiramo, si uko nabuze ingero, ariko nshaka ngo urubyiruko rwa hano, kuko kenshi no muri ibi biterane nimwe muzi, ariko n'abagabo barimo babyumva. Ntabwo amafaranga menshi ari tumugira achievements. Discipline na decision, kugira discipline ukagira n'icyerekezo, nibyo bituma ugera kuri byinshi. Yewe nakoreraga 25,000, ariko na kera ntabwo ari ayubu. Nakoreraga 25,000 nkajya mbwira abarimu twakoranaga ni yewe nzarongora mfite inzu. Kandi ati nta mwarimu wo mu cyaro ugira inzu i Kigali. Ahubwo ni yewe nzaba mfite inzu kandi nyifite i Kigali. Uzi impamvu? Yewe nari narabibaze. Icyo gihe hano i Kigali kugeza muri za 1994 hano i Kigali habonekaga inzu z'ibihumbi 200, byumba 2 na salo. Waba ufite 300 nabwo byabaga bikiri muri 2 na salo, ariko wenda muri quartier nziza. Ariko yagiraga mu bihumbi 500 bashobora kwigura inzu nziza ya rukarakara y'ibyumba 3 na salo.
waba ufite nka 600 ukawatangiye kwinjira mu mazu meza. Jewe nari mfite 700. Ndibuka nabwiye muramu wanjye ntuzanshakira inzara, amwe ati nk'ibihumbi nka 300 ntoya ntabwo ntimeze gute, ati wenda nk'ibyumba 2 na saro ntoya ko ni gatoya, ati noneho mbwira amafaranga ufite mbone kugushakira inzu. Ntuzashakire nko muri 800. Ati ibihumbi 800 ushobora kubibona, kuko abantu benshi ntibajya bemera yuko amafaranga nk'ayo ushobora kuyageraho uhembwa make, ariko buryo ushyizemo discipline biroroha cyane kubigeraho. Ibi rero muzabyige, kuko Pawulo abwira abangaba akababwira ngo icyitegererezo cya mbere umubyeyi ashobora guha abana be ni ukubigisha kwibeshaho. Ni ukubigisha kwibeshaho, kuko iyo wigishije umuntu kwibeshaho bituma atabimbwa no mu mujyi. Hari abantu benshi bicara hano, use Obedi ko nashakaga gatike ngo njya hana, usaba itike Obedi wanditse mu ndangamuntu ye. Rero ugasanga umuntu yabigize akamenyero ngo uko ashaka kujya hana azajya hamagara Obedi. Kuki uhamagara Obedi? Iga gukwa n'utuzi tworoheje udukore, kuko umuntu ashaka ikintu arakivunikira. Nibyo Pawulo avuga ati twebwe twanze kubera umutwaro wari we wese twarakoraga. Amen. Ababera icyitegererezo mu mico, ababera icyitegererezo mu kubitaho, ababera n'icyitegererezo muri lifestyle. Tugomba kuba ababyeyi bigisha abana bacu kugira lifestyle zatuma babagabo. Buriya nimubona abana benshi bajya mu rumogi n'ibiki byose, bimwe muri ibi ngibi twabonye hano biba byarabuze. Ntabwo warabihaye ngo babe hafi, ntabwo warabahuguye, ntabwo warabahumurije, ntabwo waritaye kuri company bagendamo. Yego bishobora kugucika, bibaho, ariko iba ari accident. Pawulo rero hano tubera icyitegererezo cyiza nk'ibyo twari twabonye ejo. Reka ndangiriza aha ngaha noneho wumva ikintu cyiza cya Pawulo abantu bose nka Timoteyo yamufataga nk'umwana we mu buryo bw'umwuka, ariko aramubwira ati Timoteyo nakubereye icyitegererezo, none nawe ubera abandi icyitegererezo. Ntukabe umurizo, ujye uba umutwe. Kubibwira abana bawe ukabibatoza, ntukagende muri ibyo bintu by'ibigare bitagira iyo bigana. Ntukabe umurizo, ko buri urubyiruko rwinshi ni imirizo. Uzi icyo nita umurizo cyangwa impamvu mbita umurizo? Umurizo iteka ryose ugenda inyuma y'inyamaswa. Sindabona inyamaswa ifite umurizo imbere, imirizo yose iba inyuma. Iyi nyamaswa igiye hariya umurizo ujyayo, iyo igiye hariya umurizo ujyayo. Imana ikavuga ngo ntabwo muzaba imirizo, muzaba umutwe. Sibyo? Kuko umutwe iteka ryose ugenda imbere, imirizo igakurikira. Rero niba iteka ryose ugendera mu bigare, rimwe na rimwe n'ibigare bidafite umumaro, rimwe na rimwe n'ibigare by'abanyabyaha, urakabona umurizo, wenda umurizo w'inka, ariko ntukaba umurizo w'umuserebanya. Umuserebanya ukururinda hasi, iyo unyuze mu byondo ugucishamo, iyo unyuze mu myande yose ukururukamo. Nuba umurizo w'umuntu nkanjye nta kibazo, ko ugiye wenda umugabo uje ukambera umurizo ukambwira uti pastor ngiye kujya nkugenda inyuma, nakubwira nta kibazo, ntacyo uzaba nungenda inyuma. Ko Pawulo yabwiraga Timoteyo ati ndebereho nawe abandi bakurebereho. Ariko uzi kubona ufata umuntu w'umunywa umogi ukaba umurizo we, umuntu w'umusambanyi ukaba umurizo we, umuntu utagira umutwe n'ikibuno ukavuga ngo ugiye nzaba umurizo wuriya ngo ni umusitari na munagani. Ni ibintu abantu bakora. Wowe nturi umusitari ariko ngo urigana umusitari, uramwigana se ngo ube we, ubwo uri umurizo. Pawulo rero yandikira Timoteyo, reka ndangize, arambwira ngo Timoteyo mu gice cya 4 umurongo wa 12, ijambo icyitegererezo mu nzandiko za Pawulo riri mu magambo agaruka kenshi. Aramubwira ngo Timoteyo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, umurongo wa 12, ahubwo icyitegererezo cy'abizera. Pawulo yari icyitegererezo, ariko abo yabyaye mu mwuka arabwira ngo muse nanjye namwe mu byitegererezo. Sibyo? Uzi buriya kwicara ukajya ubyinjiza mu bana bakavuga uti ngewe yo nkureba mbona uzaba umugabo,
mbona uzaba rwose jya uba icyitegererezo cy'abandi bana. Rero iki ni ikintu tugomba kumenya, tukabitoza n'abana bacu, bakaba icyitegererezo, tukababera icyitegererezo nabo bakabera abandi icyitegererezo, ukanabibatoza bagatangira ari batoya ubabwira ko hari uko tugenda, hari uko twitwara, hari ibyo dukora, hari n'ibyo tudakora. Amen. Ariko duhere kuri twebwe. Pawulo yavuze ngo rega nta kindi nabahaye icyo ndicyo. Nabahaye icyo ndicyo, narabanje ndabiha, ndangije ndabahugura, ndangije ndabahumuriza, ndangije ndabihanangiriza, ndangije mbabera icyitegererezo mu gukora, akoresha amaboko yanjye nkibeshaho, ndangije ndababwira ngo namwe nimugende mu icyitegererezo cy'abandi. Amen. Niyo mpamvu Imana iduha promises, iduha amasezerano akomeye cyane. Hano Pawulo yabwiye Timoteyo, arabwira ngo Timoteyo nugendera muri ibi ngibi nakubwiye. Ku murongo wa 16 w'icyo gice aramubwira ngo wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Nta kintu kiza nko gukurikira umuntu ufite aho ajya, sibyo? Iyo umuntu afite aho ajya ukamukurikira, nawe ukirana nawe. Amen. Ariko iyo wigiye ku muntu udafite aho ajya ubyina muzunga, nawe ukubita hasi. Imana ikavuga ngo uzarera abana be gutyo. Umva isezerano turangirijeho, hanyuma dusenge dusoze duture dutahe. Zaburi 112 njya nkunda kuyibasomera, nayo murayizi. Ngo haleluya, hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Uribuka Pawulo ibyo yatozaga ba Timoteyo n'abandi bose babanaga, aravuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye, urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Hari igihe umuntu asoma nk'ibi akibwira ngo rero ngo iyo umuntu ngo atunganiye Imana ngo bigira gutya ngo imigisha ikikubita hasi. Cyane umva hariho n'abantu bigisha abantu bababeshya ngo zana icya 10 ngo Imana irahita kuzuriza. Nkabwira no ya izo nyigisho zaho ngo ntuzazinyigisha. Nyigisha gukora, nimara gukora nzana icya 10, kuko ninzana icya 10 nakoze Imana izahumugisha imirimo y'amaboko yanjye. Ariko numbwira ngo ninzane n'uduke nari mfite ntukwihere, ubwo nteye ubukene buruta ubwo nari mfite. Burya ari inyigisho ducurika. Hano baratubwiye ngo urubyaro rw'umukiranutsi ruzagira amaboko mu isi. Kubera iki? Kubera ko batangiye batubwira ngo umuntu wubaha Uwiteka. Mwabonye uko Pawulo yigishaga bari Batesaloniki, kabwira ngo nabanaga namwe nubaha Imana nkiranuka ndi uwera. Mu yandi magambo ndi blessed, ndi umunyamugisha. Namwe ni munyigana mugakora nkanjye muzaba abanyamugisha. Noneho tekereza, ngiye njya mbibona nkanjye nakijwe mfite imyaka 25. Mu buzima bwanjye nicuza imyaka myinshi, at least hagati ya 12 na 25. Hari ibintu nari kuba narungutse iyo mba naramenya agakiza igihe natangiye kugashaka. Kuko igihe natangiye gushaka Imana mfite imyaka 15. Niyo mpamvu mbwira n'abantu bigisha batinze, buri imyaka myiza yo guha abantu Yesu hagati ya 12 na 16, it's the best moment. Jewe iyo mpura n'umuntu uzi bya Yesu, ariko atari bya bindi hari ibintu abantu bakwigisha ukumva ni ibintu byo mu bwonko gusa byagati kisimu yo gufata mu mutwe. Oya, iyo mpura n'umuntu akambwira ati buriya nkubwire peti, ubu iyo ufite Yesu biguha icyerekezo, biguha gahunda, bikurinda ibintu by'ubuswa n'ubujagari, akabimpa neza, mba narakijijwe. Ko nashakaga Imana rwose, najyaga nyibwira na padiri wari directeur spirituel wanjye, nkambwira numva nshaka Imana ariko sinyifata.
kambwira ati ariko ntacyo bitwaye, kuko ntabwo yari azi indwara nari ndwaye. Rero njya ntekereza nkavuga nti ubu iyo mba narakijijwe mfite imyaka nka 15 nkajya muri universite nkijijwe, number one mu murimo w'Imana hari ibintu byinshi, hari umurage munini mba narasize inyuma yanjye aho kuhasiga ibyaha nk'ibyo nakoze. Meme financially nzi neza ko hari byinshi mba naragezeho iyo njya muri universite mfite agakiza, kuko amafaranga nanywereye hari igihe njya nyabara nkasanga ahubwo na yanzu navugaga nashoboraga kuyubaka nkiri umunyeshuri. None hano bakatubwira impamvu batubwira ngo urubyaro rw'umukiranutsi ruzagira amaboko mu isi, nuko burya baba bafite avance nini cyane ku bandi mu buryo bwo kuba well organized, mu buryo bwo kuba afite umurongo, mu buryo bwo kuba afite gahunda, ariko cyane cyane kuba afite favor y'Imana ku buzima bwe. Amen. Kandi ibyo mbabwira bifite ishingiro. Uwo muhungu wanjye nkunda gutangaho urugero, simutangaho urugero kuko ari we hari uko aruta abandi, nuko we twagiranye story nyinshi cyane. Ariko ikintu cyanejeje, yarambwiye ati dadi yatuze ikintu, ati ngiye kukuprovinga ko yewe ibyo wajyaga untonganya untongera, ati ngiye nzajya kujya muri universite narizigamye amafaranga ageze kuri miliyoni. Uzi ko yajyaga ajya kwiga, nibyo ndimo kubabwira, iyo mba narakijijwe kare yajyaga ajya kwiga kuri lycée, yiga muri nuza mu wa 4, nkamuha amafaranga ya tike akagenda n'amaguru, kuko dutuye muri kilometero 4 za lycée, akigendera n'amaguru, na nimugoroba akaza kugaruka n'amaguru, indi minsi akiyiriza amafaranga akabika akayishyira kuri konti. Ubu ngubu yaguze ikibanza kandi aracyari umunyeshuri. Nk'uwo nguwo nyine ubwo urumva atangire kuri yarambwiye ati dadi ati ubu ngubu yewe ati nanjye mfite land title. Kubera iki? Umwana w'umukiranutsi iyo utangiye kumwigisha principles z'ubuzima atangira kare yibikaho ubushobozi. Icyambere ntajya mu kajagari kw'ibyaha, energy zose yari gukoresha mu byaha azikoresha mu byiza. Nimwigisha abana banyu, kuko Bibiliya iduhaye isezerano avuga ngo urubyaro rw'umukiranutsi ruzagira amaboko mu isi, ngo ubutunzi n'ubukire bizaba mu rugo rwe. Kubera iki? Kubera ko abana be bafite advance ku bandi bana, kubera ko basamuka bafite. Nibyo nababwiraga ejo naganiraga na ambasaderi wa Isirayeli, ambwira ati abana b'iwacu bicarana n'abantu bakuru bakaganira Tora, amategeko ya Mose, bakabaza ibibazo ababyeyi, bakabwira ati ibi byavugaga iki, bakiga gufasha abakene, bakiga kwitanga, bakiga noneho bagakura. Uzareba Abisirayeli, Abayahudi aho bari hose n'abakire. Kubera iki? Hari imico bakurana bayikuye hehe? Mu babyeyi babo. Urubyaro rw'umukiranutsi ruzagira amaboko mu isi. Iyi ni incentive, iyi ni impamvu yagombye kudutera umwete ko kwita ku bana bacu. Nsoze nk'uko twatangiye, icyambere ukabiha, be available, ube disponible, ubegere, muganire, bakwisangeho, bakubaza ibibazo, bagutinyuke, unabatere n'umwete, ubabwire uti rwose sha ubu ngubu nk'ubu natangiye gutera umwete abamaze kurangiza akazi, mbabwire tubyumve kimwe, gese nigeze nkodesha inzu nararongoye. Dushaka ko mwese mutangira gutekereza nk'abazatunga inzu zanyu, kuko muri kino gihe abajene musigaye mufite ibintu bicuritse, mubanziriza ku modoka. Burya imodoka ni ikiryi, kereka iyo ufite business isaba imodoka, ubanjirije ku modoka utagira n'ikibanza. Twebwe twabanzirizaga ku nzu, imodoka zikazaza nyuma, kuko burya iyo waguze inzu ntukodesha, ahera gukoresha ukodesha, uyagura imodoka. Kandi imodoka yawe yaza ukaba ufite ikiryi kimwe gusa udafite bibiri. Uzi iyo ufite ruwa, ufite n'imodoka ugomba gukoresha, ubu uri mu kaga. Ariko ibyo biva hehe? Urubyaro rw'umukiranutsi. Niba Janvier hari ibyo wagezeho, byigishe babahungu bawe, ubwo utumva petit,
koresha amaboko yawe, ukoresha ubwenge bwawe, uba umugabo hakiri kare, sibyo? Natangira kuzana za teori z'uko ngo amafaranga watazubaka inzu ngo yubaka umubiri, umubiri utoya, umubiri uriyubaka niyo uri ibijumba n'ibishyimbo, umubiri wo nta kibazo ugira. Save what you can save. Kugaragara ntawe byakijije. Hari abantu ngo bashaka kugaragara, ngo ukagaragara ngo mbese ngo ugize gute, uyu umaze kugaragara sura birya urubyaro rw'umukiranutsi.